The power of natural healing. Imbaraga z'ubuvuzi kamerano aho rero mu buri wa mbere mu minota 30 ya nyuma mu gice cyacu rero cy'ubuvuzi kamerano tuba turi kumwe na Dr. Biraboneye umuyobozi w'ikigo Development Network Limited Consultancy and Capacity Building Hub. Niba ukeneye ufite ikipe, ufite abaturage, ufite abana, ufite ishuri, ufite abakozi, ufite ibintu byose abantu bose bakeneye capacity building. Development Network Limited. Waramutse neza Dr. Ego weekend yagenze neza? Nakonje. Oya ntabwo nagize ariko weekend yagenze. Kuseko tarimo kumvikana neza. Nanjye nibyo nari ndimo kureba. Agari kumvikana neza. Aho rero uyu munsi tugiye kuganira ku gaseke ka gatanu aho muganga Biraboneye inararibonye mu by'ubuvuzi kamerano aza kutuganiriza tumwe mu duseke turi muri gahunda yabo. Mugabo uyu munsi rero uratugezaho akahe gaseke kanini na kakangahe karimo na yahe mabanga gatanu ego ijambo ni ryawe harimo ne ubudahangarwa bw'umubiri system immunitaire cyangwa se immune system hariya tukita ngo ni ingabo y'ubuzima narindi mu ndi kureba muri user guide yako nukuvuga tujye gukora inyigisho tukayita agaseke k'amabanga y'ubuzima twadukoza n'uduseke 9 ego n'uduseke 9 tuduhurizamo amabanga menshi buriye uravuze ngo namabanga 40 nangahe hari 58 ako ka gatanu karimo angahe aka gatanu ngira ngo karimo 6 ariko yose akaba agendanye no kubungabunga gutunga udahanga bw'umubiri bukomeza ukamera neza. Ni iki dushaka kuvuga? Dufatiye urugero ku bintu dusangwe tuzi tukarebera wenda nk'igihugu kugira ngo igihugu kibe gifite ubwirinzi bwacyo buhagaze neza, umutekano cyo gibomeze neza kuba afite uruhare ku mutekano bari bose. Nishaka zibe twese basangwa ari inshingano zacu kurinda igihugu ariko hakabaho inzego abadaso police abasirikare n'abandi bikavuga ko icyo gihe iyo igihugu gifite ubwirinzi buhagije yewe n'ubwo umwanzi yaba arimo hagati ntacyo yabatwaye ni neurologique dufatira turi kuba ku budahangarwa bw'umubiri kuvuga uramutse ufashe nk'umuntu umwe wanga igihugu cy'u Rwanda akaba ari nk'ano Nyabugogo cyangwa se ari he ariko ubwirinzi bwacu bumeze kuriya nta kintu na kimwe byakwaye bashaka kumubwira ati ngaho gira inzira yawe usubira aho nicyo bivuze system immunitaire rero nayo ni ukuvuga iki kuriya umubiri wacu uba ugarijwe n'udukoko twangiza umubiri twinshi udashobora kubara ku buryo turebye ukamenya ukuntu twubatse wakwiheba muri twe dufitemo ibintu byabasha kutwangiza reka dufate nk'agakoko ka grippe agakoko ka grippe buriya kaba gasanzwe katurimo ariko iyo nta bimenyetso ugaragaza ntacyo bitwara plasmodium cyangwa agakoko gatera malaria gashobora kuba kakurimo ntacyo bitwara agakoko gatera sida uramutse kakurimo ariko ukaba ufite immunité iri hejuru nta kigutwara uri muzima niko bimeze kuko immunité iki cyo tureba ni immunity immune system ingabo y'ubuzima rero ahangaha dutekereza ko ndagira ngo turebe umurongo ku murongo ubwirinzi bw'umubiri bugiye bugizwe n'ibice bitandukanye bugizwe n'amabariyeri bariyeri ya mbere rero nibyo kwigwe ni ibituriho turebesha amaso n'uruhu mbere na mbere buri uruhu narwo n'ubwirinzi bw'umubiri kuko ni nabwo butuma igipimo cy'ubushyuhe butuma ubushyuhe umubiri wacu utagira ubushyuhe bwinshi cyangwa se ngo ugire ubukonje bwinshi uruhu nayo ni protection ariko buriya amarira yacu amarira ukasohoka buriya ni immunité kuko hari ikintu gishobora kuba kigiye kwinjira mu maso amarira akaza akagikuramo
hanyuma ingohe n'ibitsike abakobwa ubwo bajya babikuraho kuriza buri ibyo babarimo n'icyo ariko buriya ni iminite buriya nayo hanyuma rero hakazaza white blood cells cyangwa se insoro zera ubwoko bw'abasirikare b'umubiri nyine bari mu maraso noneho n'abasirikare badasanzwe baba hano mu gace ka Timisi kari hano mu gituza no kuvuga ubwoko bwose bw'abasirikare b'umubiri rero iyo bwubakitse neza mu gikwiriye nta kintu kibubangamiye icyo gihe ingabo systeme immunitaire umuntu bari muzima abameze neza aho twebwe rero iyo turi ni natural medicine cyangwa natural treatment dukunda gutanga inama zijyanye no kuboostinga ubudahangarwa nibyo naringiye kubaza kuboostinga immunity kuboostinga mu kinyarwanda sugo wadita ko ari nko kongera imbaraga wabyita nko kongera cyangwa se nyine kubuha imbaraga kuburyo nta kintu cyabujegajeza umuntu abuha imbaraga terero mbere yo kubanza kuvuga ubuha imbaraga tubanza kureba n'ubundi bibwangiza muri kino gihe yego nk'ubu turi mu gihe ibikoresho by'ikoranabuhanga dusa naho twibereye mu nyanja y'ikoranabuhanga byaba amamashini byaba amatelefone byaba n'iminara twebwe tutareba byaba biriya byose buriya ikintu cya mbere bikora bisenya ubudahangarwa bisenya systeme immunitaire ku buryo nyine ubona umuntu atameze neza ariko hanyuma nanone uko turya urya gute uhitamo kurya gute uko uhitamo kurya nabyo bigiranye isano no gutuma ubudahangarwa bw'umubiri buba buhagaze ku buryo bukwiye cyangwa se ukaba budahagaze neza ba bantu bahorera indyo imwe rero monotonie alimentaire hari ubwo umuntu ahitamo guhora arya ubugari gusa bati giye nkunda ubugari hakabaho ubwo ati giye nkunda umuceri hari abandi nabo bakunda ibitoki byonyine nubwo waba uri buryo ngira ngo ikamyo y'ibiryo ariko bikaba ari ubwoko bumwe bw'ibiryo ntabwo hashobora kubonekamo ibintu bitunga umubiri ntibishoboka nibishaka biba ari ariko ntibishoboka no kuvuga ko hari ibyo twita muri systeme de complémentarité no uburyo bwo kuzanya kw'ibiribwa tubanje tukabivuga neza twavuga ko hari nk'ibyo twita alimado base bya biribwa by'ingenzi wenda tuve nka mu Rwanda ibishyimbo amafunguro yose bari ibishyimbo byo ntacyo bitwaye yego ariko ibindi biribwa noneho turi buze kurya umuceri ibitoki ubugari n'ibindi byose bigomba gusimburana kugira ngo ibitabonetse ngo bigutunge cyangwa se bizamura iminite mu gitondo uze kubona saa sita cyangwa se uze kubibona nimugoroba iyo bitagenze gutyo uretse no kugabanuka k'ubudahangarwa ahubwo hariho n'ibindi bishobora kukubaho birimo nko kugabanuka kw'amaraso anemi okay kugabanuka kw'amaraso impamvu mbese bikomoza nabyo biri mu kintu kibangamye kandi amaraso kubera ko tuyafata nk'ubuzima ubwo ni hahandi umuntu atabasha kubaho ngo akore atanga umusaruro yishime afite amaraso makeya rero icyo kintu cyo kunganirana kw'ibiribwa ibyo wariye mu gitondo ukaza kumenya kubihindura nimugoroba kandi no mu kurya ukaza gukurikiza amabwiriza nyine yo kurya amabwiriza yo kurya bayavuga muri bwahoranije bakavanga mu gitondo rya nk'umwami saa tujye nk'igikomangoma ariko nimugoroba urye nkaho udafite ubushobozi kugira ngo ibyo uriye nimugoroba ukabigera byinshi akenshi biba nipfabusa ariko binabuza bituma ibitotsi byawe ntabwo ari byiza kurya ibyo kurya byinshi nimugoroba cyangwa se kurya ibyo kurya bigwiriyemo ibinure nimugoroba cyangwa se amasukari menshi cyangwa se za proteine nyinshi uwo nimugoroba ugiye kurya ushobora kurya ibyo kurya birimo mineral salt imyunyungugu igereranije cyane cyane birimo amavitamine ushobora kuba ari imbuto ushobora kuba ari imboga ni agasalade ni juice cyangwa se n'imbuto uriye nk'umuneke ariko nanone iyo ukoresheje ibintu bigwiriyemo ibinure byinshi kandi urabona inyama zo mu ijoro uraza kubona abagabo twicaye mu kabari saa sita turi kwirenza inyama mu kanya gato tugera n'umuntu uhita wirika mu buriro ukaza rero kuza kurota gushiduka uroza wagiye muri Amerika uti nibyo bari barampanuriye kandi bitewe n'intu z'inyama nyinshi so umuntu yavuga ko igerekeye no kugira ngo immunite ubudahangarwa bw'umubiri buhagarare neza bihure n'ibintu byinshi ari
ariko bifite aho bihuriye n'irikoranabuhanga n'ibikoresho byaryo mu kugabanuka kubwo budahangarwa noneho uko turya nabyo bikaba bishobora gutuma ubudahangarwa bw'umubiri budahagarara neza bikaba ari handi nyine uzarwara akantu ariko kose ugatinda gukira grippe yaje itinze gukira malaria irwaye ntigushizemo ako kanya izindi ndwara zose ziterwa n'ubwandu zikwinjiyemo zikurushije imbaraga bigendanye n'ubudahangarwa bukeya. Urakoze cyane hani Dr Biraboneye yamaze kudusobanurira akagaseke ka gatanu k'ingabo y'ubuzima ariyo bita système immunitaire mu rurimi rw'igifaransa, ariko nagusaba ese dufate kubera abantu bakunda ibintu biboneka cyane wenda mbere yuko oya ndavuga ku mubiri kubiboneka urumva tuzajya kurwana n'iby'imbere narwaye igifu narwaye umwijima ari uko cyamaze kukwataka wenda duhere kuri kuruhu kuko wavuze ko ari kimwe mu ngabo y'ubuzima. Ese abahura bibona abakobwa bakunda kwa kurya bagire uruhu rwiza cyangwa se ukasanga abana barwaye ibintu ku mubiri ni ibihe biryo umuntu ashobora kurya kugira ngo rwa ruhu aruhe imbaraga niba ruko gusa ariko urumva iyo rufite imbaraga ruba rusa neza ni ibihe biryo umuntu naye mafunguro umuntu yabanza no kwibaza nk'ibintu bibiri ku ruhu buri uruhu turwita impyiko ya kabiri ubwarwo kuko imyanda isohoka mu mubiri wacu iciye mu ruhu yego. hanyuma ariko uruhu uko umeze mu mitekerereze yawe imbere muri wowe nuko umwijima wawe ukora nuko impyiko zikora nuko mbese imyanya y'imbere muri we mu mubiri tuzarajya no mu byo kurya uko iyimerewe nabi n'uruhu rusa nabi. Umuntu muri stress afite stress nyinshi uruhu ntabwo rwasa neza. Umuntu umwijima udakora neza ngo ubashe gukura imyanda udatoxifiye umubiri ntabwo asa neza. Aho rero iyo dutanga inama zerekeranye no kugira ngo uruhu ruse neza tubanza gutanga inama ya detox. La cure detox rero ubwo ni hahandi dukoresha ibiribwa bizanyura mu myanya ine y'umubiri ari byo twita ngo ni les 4 voies indispensables no kuvuga ni imyanya ine iturimo ariko isohora umwanda nyine kuyiga yimbwire mufati ikaramu n'urupapuro n'impyiko mbere na mbere nandike n'impyiko mbere na mbere ubwo no kuvuga ko umuntu akenera ibyo twita ibyo bita ngo ni cure diurétique. Cure diurétique ni ibiribwa nyine urya bigatuma wihagarika neza wihagarika bihagije wakwihagarika nkuko bikwiriye bikaza gutuma impyiko nazo zimera neza. Urugero kuri ni seleri ni ya mbere ni ya mbere hakabaho ibintu bita asperge ni ya kabiri ariko hakabaho no kunywa amazi muri rusange regira kunywa amazi ku buryo byibura unywa amazi litiro 2 ku munsi. Indimu zikazaho nazo ni diurétique uvuga iyo ukoresheje ibiribwa bituma imyanda isohokera mu myanya yo kwihagarika icyo gihe n'uruhu rumera neza. Hanyuma rero ubwa kabiri ni mu mara ubwo tugira ibyo twita ngo ni cure laxative ni ukuvuga ni ibiribwa urya bigasukura mu mara. Akenshi usanga ari ibiribwa bikize ku maselulose menshi birimo imineke birimo nka karoti birimo ibyo biribwa nyine biba bifite selulose nyinshi nuko habamo n'ibyo usanga ari nk'ibyo mu mashyamba no mu mirima bitari ibiribwa bisanzwe n'igikakarubamba barakibamo igikakarubamba ariko gike ku buryo umuntu agikoresha gike kandi byabyiza akaba gifunguye tuvuge kikaba gifunguye ukashyiramo amazi tuvuge nk'abandi usanga wenda bafite nka constipation yarabaye nyinshi cyangwa itinda kuko ntushobora kuba ufite constipation yakubayeho nyinshi kugira uruhu rwiza ntabwo byashoboka kubera ko hari imbere hafegita inyuma hawe. Nuvuga rero ko igikakarubamba ni ingenzi aho abantu bari bugikoreshe bashobora kugihuza n'ubuki bakongeramo indimu niba batongeye amazi ariko izo ndimu nabwo bikigabanyiriza ubukana. Ese ubwo ibi bintu biba byiza bikoresha ari bibisi cyangwa bitetse? nk'igikakarubamba cyo iyo bafashe igikakarubamba bakagihuza n'indimu n'ubuki niyo batagiteka ufata igikakarubamba byacyo bibiri ukagikatagura ukongeramo nk'ubuki nk'ikimwe cya kane cya litiro ukongeramo n'indimu nk'eshanu ugatereka hariya ku zuba biriyenga byo ubwabyo bikavamo umutobe. Umukora akaba ashobora kunywa utuyiko 2 mu gitondo tuzahita 2 nimugoroba utuyiko 2 mu gitondo tuzahita 2 nimugoroba iyo ni cure laxative. Hanyuma aho ubwo namara
kuri za nzira enye ya gatatu twita ngo ni 4 voies elimination cyangwa 4 voies indispensable no kuvuga gatatu ni tubyita ngo ni cure sidorifique. La cure sidorifique nabyo ni ubwenzira gatatu ni iyihe imyanda isohokera mu ruhu ubwo ugatranspira ugatranspira kabiri ibyuya. ubwo buryo bwo akenshi bugendana no kwiyuka. hari ubwo abantu bashobora gufata inturusu bakavanga na kapusine bakavanga na romare na sauna. Ariko sauna yo rero sauna ihuriyemo abantu benshi ni simbiza ntago nyizi kwiyuka steaming reka tu abantu babanje steaming kwiyuka ibyo iyo yani cure sidorifique. Ariko abantu bashobora no gukoresha ibindi byo ariko ni ibimera. hari ikintu bita umugosora, hari ibimera byo mu gasozi bimwe batapfa kumenya. nicyo kibazo tuzageza tubivuga ikindi gihe twagiye dutegura. hanyuma inzira ya kane ni gusohora imyanda inyuze mu myanya y'ubuhumekero. ubwo tubyita ibyo dukoresha mu buhumekero guhumeka ibihaha. ibyo rero tubyita ngo ni cure balsamique. cure balsamique aho nyine ni bya nturi bukoreshe bikaza gufasha imyanya y'ubuhumekero birimo radi ni ingenzi. radi mu kinyarwanda yitwa radi abanyarwanda nta kinyarwanda igira. y'umweru y'umutuku cyane ariko kandi harimo nyine nk'iyo nturusu twavugaga, harimo zateye bya byatsi byose bihumura, za minte, plante aromatique, za mwenya. biriya binagira n'uburyo bw'ubuvuzi bwabyo bita aromatherapy. Aromatherapy ikintu cyose cy'ikimera uri gukoresha kumva cyahumuraga kiba ari cyiza. urakoze cyane rero. ahangaha ngira ngo abadukurikiye babyumvishe kuri kagaseke ka gatanu mu rwego rwo kongera ingabo. urakoze cyane rero Dr. Biraboneye ku mwanya wawe no kutuganiriza kuri kano gaseke. akantu kari karyoshe cyane njya muhitamo nyine yo karyoshye cya Dr. nicyo nyine haza akavutuntu kandi turyoshye nakureba ukuntu wari watwara akabona uzi ukuntu utuntu abantu badukeneye baradukeneye cyane badushyize mu duseke kugira ngo umuntu yashatse akaza kukaza yaraza akavanamo ibanga rimwe. kandi ibaze muri kano gaseke aka gaseke iryo ni ibanga rimwe ry'ingabo y'ubuzima. muri aka ka gatanu harimo ayandi 4 asigaye. umva mubwira abantu aho basanga utu duseke kugira ngo bagende bakuremo amabanga bivuze. Yego Dr. ku Gisozi telefone urayibuka umujyi wa Kigali ku Gisozi urenze ku rwibutso gake kugira ahantu bita ngo ku gasoho ka Ruhango. telefone yo ni 0782 660 611. yego 0782 660 611. hanyuma bakoresha imbuga nkoranyambaga n'ubundi zitwa ibiboneye YouTube ibiboneye byose biboneye, X ibiboneye, Twitter Instagram ibiboneye, Facebook ibiboneye. na ushaka rero kumenya ibirambuye cyangwa se no kumenya tumwe muri utwo duseke nawe wakoresha izo mbuga nkoranyambaga tumaze kubwira ukareba ibiboneye kuri wowe bigukwiriye. yego gahe dutahe rero turataje kandi nashe neza cyane rwose. mugire umunsi mwiza mwese.